urugo ko mbona wagira ngo nta bantu bariyo. Ndarera abagore b'iki gihe yawe. Baby ubu yaba yagiye ansigiye inzira ngahe koko. Baby koko uraryamye? Uraryamye? Igihe nahereye nguhamagara. Ura meze ute? Uriwe neza? Byagenze bite kubera iki nguhamagara ndi hanze nkakomanga ntakumva kugera mu nzu ndahamagara bigeze aha ngaha ngasarara? Wari uryamye? Ako baby hari ibintu mba ntumva njyewe. Urabizi ko kuva mu gitondo mba nabyutse aha ngaha ngenda njya gushakisha uba wasigaye aha ngaha. Hama nashika no kurembo nakomanga reka da, ninjira mu nzu nkahamagara reka da. Ubu si ko abantu bakwinjira aha ngaha bakakwiba? Hanyuma wiriwe ute? None se ndagira ngo mbabarire umbwire aha ngaha iyi ni ingarani n'iki? Ibi ni ibiki? Iyi ni ingarani nakuguriye imyenda kugira ngo ujye wirirwa sasara imeze gutya? Hanyuma se kubera iki? Nari ndyamye ariko nari bikuremo nta kibazo. Wari uryamye ariko sara ubuse abantu baba ubuse ari kuvuga ngo nzanye n'abashyitsi. Ubu nzanye n'abashyitsi baze basanga ibi byenda aha ngaha ni ukugaragaza ko ufite imyenda se? Oya ni ukugaragaza ko ufite imyenda kubera ko ubona igitenge buri munsi buri kwezi buri cyumweru. Niba bikunaniye se cyangwa niba utabishaka wabifashishije imbabare cyangwa ukabijyana muri mondisi cyangwa ukabitwika. Baby reka nkubwire ibyo bintu ntabwo mbikunda. Baby simbikunda. I'm sorry baby, ntabwo nabishakaga. Vimbere vana aha ngaha. Ntabwo nari meze neza no. Vimbere kuri ibi ngibi aha ngaha nta soni. Oya. Bandebera. Barashike ntabwo nabishakaga. Ariko ndabikora. Sibyo? Yewe buramba nibaza byaranyobeye. Bikakubabara ariko. Nta soni kweli. Niko. Ese uwe kandi aranshakaho iki ko dutandukanye? Ambwira ko abuze amafaranga ubu aranshakaho iki kandi? Ya ese neza ibisanzwe ariko ushatse kumbabaza ntabwo mbikunda. Ntabwo bizongera shiri. Ya wisubireho ntabwo mbikunda urabizi mu isoko kandi uko ukeye murayika no mu nzu bari kubijyana sibyo? Ya kari agaciyemo. Hanyuma bimeze bitewe gute? Okay ndaho nta kibazo byari byanjyanye uzi twavuganyaho cyagenze neza nta kibazo. So ndaza kukubwira ni fresh. Ya ya ndashonje ariko si cyane se abantu b'abagabura nta kibazo gusa ndashonje pe kandi nkumbuye no kurya ibyo wanteguriye. Ya Kanzindebe kwiteho umugabo wanjye. okay Reka ndagukunda. thank you nanjye nuko Ntabwo mba ngambiriye kukubabaza. ya Byangwiye. wow. Okay.
mwana ndashyitse yaburirwa nkishiki muhira turaza kongera tubiganireho nta kibazo twitonze nimara kuruhuka. Ngo ntabwo agomba kunyishyura. Oya ntabwo byumvikana. Wabayemo ikihe kibazo se? Ariko numva ko ayo ni amagambo y'abantu njyewe nawe nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye kandi mfite n'impapuro ziwe yanyandikiye z'umwenda ndimo. Nkambwira ko miliyoni 5 atazinyishyura gute. Impapuro ndazifite ntubizi se ariko harya simperuka nzikwerekana. Okay, so rero sorry gatoya ngiye kumeza ngwino dusangire inshuti yanjye. Turi kumwe sawa. Ndabona madama anyitayeho. Urumva ni wa mukire nyine turimo y'amafaranga urabyibuka. Eshatu nyine yarampamagaye ambwira ko ngo hari amakuru afite ko ngo ashobora kutazanyishyura kandi urabizi miliyoni 5 ni nyinshi. Gusa ibyo ni nk'ibihuha kuko urabizi ko dufite inyandiko ziwe z'umwenda turimo. So rero ni uwo nguwo wampamagaraga ariko nanjye urabizi ko nubaha ineza yawe mise mukupa. None se wowe ntabwo urya? Ntabwo nkunda kurya wenyine ariko byanshiyeho njye nariye. Gusa uryoherwa kandi ndagukunda urabizi. Okay. Reka noneho niyarurire. Si byemewe kwiyarurira se? Cyangwa mpere ku cyane? Banze urye icyayi gisoza. Reka mbanze njye nta kibazo. What? Nchongore ni wowe? Ni wowe ngo ibintu nkasi